wagombaga kumenya kuri kwanjye je ndakwica ndiko ja kubera iki nyine kukubona uri umusore mwiza w'igikara w'ibyanwa asa uri mwiza basa nicyo baguhoye gusa nyine abantu ntago babura ikintu baguhora wize hanze iwanyu muratunze mufite imitungo gusa urumva wabura ikintu baguhora My daughter. hani biteze umeze Hani bisa. Shabure n'ukuri siko namenye ibyababayeho ndi mu mahugurwa muri Nairobi. Muri Nairobi? Nene naragiye mu mahugurwa bambwira ibyababayeho pepore kabisa. Umeze ute? Kemeze neza nta kibazo. Umeze ute? Nanjye ndaho. Urakomeye. Ndakomeye pe. Ako noneho urumva nta kibazo ufite? Nta kibazo na kimwe ngiye mfite. Warorohewe? Narorohewe. Abantu bavuga ko nari mbaye kugira mbona nta mbaye ndemeze. Nta kibazo mfite. Mbese nta kibazo mfite. Mwana yanjye we. Koko Vumiriya yarabarangije mwese? Vumiriya kandi uramuzi se? Ntabwo wagiye ureka kunsetsa kuko ubu urumva umuntu wari ugiye w'umuhemu gutyo namuyoberwa wabahemukiye umuryango wose. Ibintu abantu bose bambwira ngo Vumiriya yarahemutse wese umuzi ute? Njye muzi ko ari umuhemu. Nuwaheze? Nuwahe? Nzi ko ari umuhemu ntabwo ibindi bindeba rwose. Usi urumva ari iki cyatuma njya kumushaka ngo mumenye n'ibyo yabakoreye? Vumiriya numva mukeneye cyane. Mfite ibintu byinshi byo kumubaza. Cyakoze ahantu reka nkubwire nizere ko utazababarira umuntu watumye papa wawe apfa. Papa apfa? Niba bigizemo uruhare se? Ntabwo nshaka kukubwira ibintu byinshi kubera ko utaramera neza bakiri no kugukurikirana. Gusa Vumiriya si umuhemu. Ngareba ibyo yaba abakoreye. Gusa Vumiriya ndamukeneye. Abantu bafite byinshi byo kumubaza we na Kelly. Ubu se urashaka kumubaza iki? Ubu urumva ushaka kumubona nyuma y'ibyo yakoze byose ubwo se yongeye akabikora none akagera ku cyo yashakaga? Numva byabura. Izina Vumiriya na Kelly niryo rigarukamo cyane niyo ndyamo. Iryo zina rinzamo cyane nibaza kubera iki uwo muntu ahora aza atanaba muri urugo. Impamvu rero rigora mu mutwe ritazana kuvamo uramutse utabyikuyemo nuko ari wowe wabahemukiye. Nyine ngomba guhura nawe mugahura kongera byose akabimbwira impamvu. Nese mbara mpimukiye nta mpamvu. Noneho mushobora no guhura noneho akagera ku ntego yashakaga. Ugize Imana iyo urabikize wambabariye koko iryo zina ukaryikura mu mutwe. Biragoye cyane ndakumva sibyo ariko nawe ugomba kwitekereza. Ubu se urumva abantu bose bakubeshya? Baba bakubeshya se bwo ntibavuga ati wenda aramutse yibutse byagenda bitya? Hanta wambabariye koko basi nicyo kintu ngusabye barira iryo zina ryibagirwe nkuko wibagiwe ibindi byose. Impamvu ndyibuka niyo mpamvu ngomba kurikurikirana ko bizamfasha gutuma umenya n'ibindi byose. Ibindi uzamenya se ni ibi uretse kugera ku ntego ye? Hari ibyo nagiye ngana n'abantu bandi mu rugo bagiye bambwira wese ambwira bitandukanye. Rero ibyo bambwira n'ibyo ndambwira birangira bincanze. Ngomba kumenya rero n'iki kibyihishe inyuma byose. Uzi se
ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukugucanga ahubwo no kugerageza kukwibutsa buri wese agerageza umwanya wiwe sibyo ntufite se n'abaganga babigufashamo ntabwo ari ukugucanga ikindi kandi ntabwo bakwanga nanjye ndahari pe mu buryo ki bwose waba ushaka kwibuka ariko nanone nkagufasha no kwibagirwa Vumiriya ko ni umuhemu so uracyashaka no kumubona muri aka kanya sinzi icyo nakubwira gusa icyo nzi cyo afite byinshi yambwira nkamenya byinshi kurushaho byinshi bitakwemerera kubonana nawe kuki ushaka kujya guhura n'umuntu ubu se ko yari abahemukiye none nakubona urumva atari nko kuvuga ati narafeirinze reka nongere ntangire bushya ntabwo njye nagumana nawe sinagumana nawe guteka kandi umuryango wanjye icyo nshaka nsobanurira ibintu byinshi kansobanura keriya ni muntu ki Mariya ni muntu ki nubwo birabamusobanurira bambwe ko Vumiriya ari umurozi niwe rero ariko byanze bikunze niduhora azansobanurira ese kubera icyo uri gushaka guhura nawe cyane ubu urumva ahubwo se uza ahantu aba uzahaba niyo naba amazi nawe nakubwira sinshaka kukubura ariko kugira ngo oya sinshaka kukubura pe ibaze ibyabaye ndi mu mahugurwa noneho bibaye mpari nahita mpfa nanjye nagukurikira mbabarira rero sibyo jye mbwira icyo nagufasha n'icyo ikintu cyose icyo ari cyo cyose ndi hano noneho nagarutse n'akazi wenda nabansabye konje ariko mwiteho ugaruke mu murongo umere neza wongere ube hanta wa wundi abantu bose bazi sibyo yego uranyumvise jana kwiyomo babarire ntabwo wagombaga kumenya kuri kwanjye jana kwica jana kubera iki ukukumviriza kwa iyi munsi ndakwica uretse gato wowe uranyumviriza ukamenya Yesu we nongeye gupfa Yesu we Yesu we Yesu we Oya Oya uretse kavuga ukuri kino kimwe numvise tugabo dukiye cyakoze numvise uvuga ngo bamugiye kumurangiza ngo nazave mu bitari muzima nako konyine numvise nyine numvise uvuga ngo ngo azapfe kumviriza kwawe ukaba umenya ibanga ryawe najyaho nyine nzafata amagambo nyakubwiye nyine mwumviririze numviriza ibyo nzakubwira wumvirize ibyo nzakubwira nta mukino ufitanye nawe wowe mana jana kwirenza reka nkubwize ukuri mbwize ukuri ikintu wumvishe numvishe ngo uzahita ngo nazave mu bitari muzima ngo nazapfe cyangwa abe muzima uzamushyiramo utuntu nyine ibyo wumvishije nibyo bigiye gutuma upfa bana we muri gato simpe nunambabara ndakwiyicira hari ibintu wumva bikaba byatuma upfa bitatuma ngo uri kumbabaza mbabuja we kabasi reka basi nabigufasha aho kugira ngo mpfe nuna njye ntabwo nzagufasha n'undi n'icyo uteka njana kwizera wanyizera none se sari hashize iminsi yagiye ntabwo ari Michelle Vumiriya kugeze kuza aramba ngo biki banga muhari nkamuhishira kandi ko mutabimenye ntabwo se ngize mbivuga irihe banga iryuko yaje hano mpari njye naraye mubicyarwa ngo urumva utarampishe urumva utarampishe
kandi n'ubundi uranarimenye. Ntabwo ndimenye se rero bikubwiye ko yaje simbwiye ngo nibanga namubikiye kandi wumva ryari ibanga ukaba urivuze. Umva rero mubwire Jane njye Isabella ndatandukanye ndabizi sindivumiriye ndakubona ubwo bugambo bwawe n'ubutiku bwawe n'amatwi yawe wumviriza nk'ay'abakame. Ubu rero umva rero untege umutwe, ubu imikino yose nakinaga niwe ugiye kwigiramo uruhare. ariko mana we wa gatanu oya we ni nawe ugomba kujya kubimfashamo kuko hari ikintu wumva ntubeho. Ukora ikosa gato Jacques ikosa gato nukuri kumara ndi kubona wabaye se niwe nzahita nkwica. Uri kunyumva? Ibi byose ugiye kubikurikirana noneho aba ariho nawe ushyira ku murongo koko kubera ko hari ibyo wamenye utagakwiriye kumenya wanjije kubera aya matwi yawe yo kumviriza ubikurikiye byose kandi ngire naho mbyumva cyangwa mbikeke, ngire n'akantu k'akanunu mbyumva n'umuntu cyangwa mbikeke. Ye nta buraga inyongerana uri kunyumva? Iyi ngoto iyi ni ukuyikurura gutya nkayikuramo nkakwiyicira n'amaboko yanjye abiri ogasi kigize radiyo ikurura amatwi yose. Narakubwiye ngo mubu uzaneka njye ntuzaneke, mubu uzumviriza ntuzanyumvirize kuko nta n'icyo mpfana nawe. Nguhaye gasopo Jane mvuze ngo iki? nguhaye gasopo yo gukora iki? yo kugufasha no kutazongera kukumva. Nakubwiye ngo nguhaye gasopo ndaramuka ngize n'uwo mbyumvana cyangwa aho mbikeka. Jane akwiyice kandi ikindi cya kabiri sinzarivuge ndakwigize mara nubona ngiye no kubivuga bazi mara uzahita ubinyibutsa sinzabivuge we fatanye n'ubindode dore ndawudoze we unajyaga ngo numviriza kandi ndo bintu kucyuhinda urayinda Jane urayinda none ugiye gupfa we utanabonye umugabo ayiwe kame ndi guteka amagambo yawe ndagiye kandi ntubwire kuranga aho ngiye none ndahita uri kunyumva? Ubundi uwo munwa wawe ugiye kumwicaza hoya ayiwe daya y'imbeshure wa bitch ubushaka iki kubera icyo ntabwo ndi mugenzi wawe ukinana nawe. Ngiye kwicara ubu hagize nunakumva uvuga ngo ngiye kwica. ariko uyu mugore ni shitani kuko arashaka gusonga hanta ndabivuga pe. ese mubyeyi kubera iki wemeye ku muhungu wawe mukuru arenga ku mategeko ya muzeyi kandi ariwe wakagombye kuba wabikurikirana bikagenda neza? mba mwana wanjye hanze ari mu bibazo kandi ibibazo bikomeye by'imitungo rero ntabwo ari byo nitayeho. imitungo ntaho yagiye irahari, naramuka abaye neza tuzabisubiramo nta kibazo. imitungo irahari rwose ntaho yagiye. ubu duhangayikishijwe n'ubuzima bwe nta kindi. none se wa mukobwa babyaranye azi amakuru yiwe? arabizi ko arwaye? reka naniriye Nyagasozi uriya mutindi uzi ko yaturoze ariwe waturoze umwiryane. ariko yakagombye kubimenya kuko namufitiye umwana kandi uribuka neza ko cya kibazo cyabayeho n'ubundi ari kubabwira uko umuryango wawufite. uzi ko kukuryana kose ari we wabiteye? none se wandangira haba uriya mukobwa yateye inda babyaranye ukandangira ngewe ahantu atuye
simpazi sinkanamenya. wakagombye kuba uhazi. Basi se wagerageza uburyo umpa nimero ze Ntazo mfite. nkamuvugisha. Ntazo mfite rwose. Sinshaka no kumenya ibye, sinshaka no kumenya ngo atuye, sinshaka no kumenya ngo atunze iki, sinshaka. Ntiyamutindi gusa. Umuntu aragenda akacanganyukisha abantu, akabavangavanga bigeze ahangaha. Ariko nakifuje yuko mwahora mukazaganira. Nani? Nuriya mukobwa wibuke ko agufitiye umwuzukuru. Hafi. Agufitiye umwuzukuru ni nk'aho ari umukazi. Mbabarira uriya mutindo umureke. Mbabarira pe. Mbabarira kandi uri umunyamategeko nubaha nemera. Mbabarira rero. Niyo mpamvu rero nakugira inama ukanyumva kandi byakubera byiza. Oya mwana wa. Mbabarira rwose aho ngaho ho umbabarira iyo nama yawe ne kuyumva. Kuko sinshaka kumva mu matwi yanjye uriya mutindikazi w'umurozi mubi. Aho tugeze ahangaha ni uhatugejeje. Nyamara wabyumva. Oya mwana wa. Oya nukuri. Kuko uriya muhungu wawe afite impamvu yicaga batireka mbagezeho mbaha amakuru yuko mfite umwana mfite n'umukobwa natenda kandi ndakubwiye ngo nubwo hari ntazi yuko ari we waturuse kandi naho muze hari urabizi ko twakoranaga yakifuje yuko wakwegera uriya mukobwa. Ese mwana wa nkubwize iki ko nashaka kumva nuriye mugore n'iryo shyano mu matwi yanjye koko nkubwize iki wambabariye ntunavuge iryo zina mu matwi yanjye ko ntashaka no kuryumva. Basi mfasha njyewe unshakira ahantu atuye cyangwa unshakire nimero ze. Umva nkubwire ushake uwundi muntu bazi njye ntabwo mbikwemereye sinabibasha. Aha ndumva ari hatari. Ntabwo nabibasha pe ni ukuri ntabwo nabishobora. Ese nkubeshye ariko ntacyo ubwo buriya hanta yatashye umuhungu wawe buriya nakira muzaganira. Nuko nyine nanjye nabikubwiye nakira n'ibyo byose tuzabitunganya nta kibazo. Icyangombwa ni ubuzima bwe ko bumera neza. Ariko uduhangayikishijwe n'ubuzima bwe rwose ntabwo ameze neza. ntaceka akire wenda bizaba byiza muganiriye ariko nk'umunyamategeko kandi wabigize umwuga bibaye byiza wazabitekerezaho ugakurikirana amakuru y'uriya mukobwa. Nanjye muyakurikirana muzayakurikirane mwebwe abanyamategeko. Ntacyo nayakurikirana. Ngaho reka ngende nta kibazo. nzagerageza nshakisha ubundi buryo buriya muntu yamenya aho atuye cyangwa se abona nimero ze. Nta kibazo. Nta kibazo pe. Ngaho gira amahoro. Rwose simba nshaka n'umuntu umbwira uriya mutindikazi ngo numve n'izina rye mu matwi ya ntabwo nyibishaka. Umwana wanjye ruhiyamera gutya hejuru ye ubu mwirya n'uri muri uyu muryango niwe wawuteye ibiki twabuze pfa na ruguru dufite imivurungano mu buzima nta mahoro dufite barangiza ngo baraza kumbwira ngo iki oya rwose. Ndi kukubaza iki uje gukora iki hano? Ahubwo se nje hano nshaka Muranga. Muranga ari inshuti yanjye. Ndabizi. Sibyo? Nuko ari kose pe. Muranga ari he? Icyakano cyabaye icyorezo neza. Ubundi Muranga iyo ngeze hano ahita amakano gakonje. Wano habonye akabari nyine burara ubona handitsemo kabari. Hano sara kabari wandi. Ntabwo ari akabari hano. Hari igipapuro ugizona cyane cyane ku muhanda uvuga ngo wenda ducuruza byeri zishyushye n'izikonje. Hari igipapuro ugizona cyangwa hari ikintu kiranga hano ko wenda dufite akabari. Ntabwo nje kugura. Hano kubera ko ari mu bakire. Abakire bahora na firigo yuzuye. Yewe. Sibyo? Zihora zikonje. Nuko. Rero nk'umuntu w'inshuti. Yego. Kuva mu bwana kuva yagera ku musozi kuva Muranga agera ku musozi ntabwo nigeze hano ngo nicwe n'inyota.
ibi biragaragara ko utagize wicwa nawe pe. hano nkuranga babizi mpfa guhinguka gato gusa akataguha byeri agahita abana agapfundura ntawe uhari rero ndabo wandese mwakamye ko numva kibaye icyorezo uraba uwawe nyine none se uraba uwande nyine subira iwawe ubu uvanye iwawe n'inda inda gusa tumbutele aya nawe kandi utambitse ntabwo ari sawa none iki nza ngwenda ukamubwira impamvu ugize n'inda uzi ko igihe kigera nubwo uvangura umudugudu umuntu akumva yagusuzuguye njyewe sinifata nka mudugudu fata nk'umuntu waje gusabiriza aya cyane sabiriza se njyewe na reba ishati wambaye reba ipantaro wambaye reba agakweto wambaye keza ariko tumbutele tumbutu oya ariko kuba nje kugushaka inshuti yanyu ngo tuganire ariko iyo nshuti muje kuganira ubu utahamagaye iyo nshuti muba muje kuganira ubu utagize kimwe muvugana na kimwe inshuti uzakorera gusa mukaganira ibijyanye n'inda gusa inda ari ikuzanye okay uri umukozi wo mu rugo ntabwo nakwera njye nawe ni umukozi wo mu rugo ndetse bikubeshye nese ukamubaza nimba ndi umukozi wo mu rugo ni gute bansigiye inzinga na gute nta muntu uhari ntabwo umukozi wo mu rugo reka nawe umukozi wo mu rugo amusigayemo nasuzugura ahubwo ntuzajye kunsuzugura ariko ngazi ngo yivuze cyane unyisimbwa noneho ngo ntabwo uri umukozi wo mu rugo ntabwo ndi umukozi wo mu rugo ndi umwana wo mu rugo kuva ryari ntabwo ari umunyamakuru nyaguhe ingingo z'ingenzi ziragira ziti ntabwo uri umukozi wo mu rugo reka nkuhe ingingo z'ingenzi nuko nkuranga yaryo bavuga gute amakuru nkuranga yasohokanye umuryango we ndetse harimo n'umukozi we n'uwitwaga inshuti y'umugore we abashyira mu muryango ababwira ko babaye ab'umuryango muri make Jeanne we mukozi yabaye umwana wa Nkuranga na Michel na Isabella Michel nawe ari muri abo baramubwira babaye umuryango ntabwo wari ubizi ahubwo ufite inshuti vuga ko uje uzanye n'inda niyo usibye nakubwiraga none se ngo nimba utazi amakuru nimba inshuti yatakubwira amakuru yuko yadufasha dusakana ku mazi turarya turanywa atafata itangazo aravuga ngo ngiye guhera umunsi ntabwo mukiri inshuti n'imiryango n'abakozi ahubwo mubaye abana bo mu rugo bivuze ngo Michel ni umwana mu rugo nawe uri umwana mu rugo nanjye ndi umwana mu rugo nzabyemera mbibwiwe na Nkuranga ugasanga ari ayawe ngaho niba uri umwana mu rugo ngaho genza n'agacupa nta gacupa se tuba tunabifite kaba nahari genza n'ebyiri konje ndaje nyizane ahubwo manzi mbwire ni iki kikuzanye tureke ibintu byawe bavuze ko uje kubwira ibintu Nkuranga nawe uhari nabyo ngo ndego wanjye nta kibazo ko twe nta kintu tubuze kwa papa yawe yanashaka Nkuranga kugira ngo tube tuganira ariko nyine ngira ngo ndeko nta nakantu gakonje gahari nakantu gakonje asa gakonje gakonje mpaka akantu gakonje ntabwo nagashyushye oya gashyushye nawe kamara icyaka yewe ubu ngubu uyobora imidugudu n'imirenge mva kuza abajura bari kuvuga mu muhanda uri hano ngo uje kunywa inzoga oya ariko si ibintu kuvanga ko biguvanga ibintu bitavangira oya ndi kuvuga ngamvangira rero gusa umukozi bite bya mudugu mbabara mutoranya kunyita umukozi ndakwinyiza naza kutabamagara papa habimubwiye papa boy saba Daddy Nkuranga yes ubu ndinde Jane ikindi rero mu kwa karindwi mfite ubukwe ndagira ngo umenye uburetse mfite mariage bibi noneho wanyweye ibiki nta kintu nanyweye ndi muzima njye niko babonye umwana mu rugo yego nuko ntarabona umugabo ariko mu karindwi ndamuteganya ko nzaba namubonye mwahitangiye ntarabona umugabo yego mu karindwi mfite ubukwe nubwo nta mugabo ariko rero umenye urwaye mu mutwe w'indwaza kuko ni muzima uzakora ubukwe mu kwa karindwi turi mu kwezi kwa gatatu yego gushyira ukwa kane yego mu kwa kane mu gatanu mu gatatu mu kwa karindwi zaba mfite umugabo umeze ne mariage bibi kugira ngo umwana abantu nyine utarabona umusore yego bisaba iki se kugira ngo umuntu akore ubukwe ariko si ibyo barabikopa barabigurisha ahubwo ntabwo babikopa vuze baba babikopa cyangwa ubona abagabo bari hanze bose bazenguruka ukagira ngo numushaka uzahita umubona ntamubona se ahubwo bari kunshakisha ahubwo ambwira mbona uri mwiza ako sinakwemera utajya kwigira cyangwa n'abagabo nakunda ntabwo urimo reka da ni ukuri urashaka umuzungu sibyo n'umuzungu ahubwo sibyo nyumviriza mbivuga ibyo bintu urashaka iki ndumviriza ko utaka umuzungu wa made in Rwanda se ntabwo made in Rwanda se ni ibiki ntabwo mbizi umuzungu wo muri Amerika ikindi ufite sherisi umva Jeanne we ushaka kuba wagiye cyangwa se kugenda dore nzajya nshyira agatuza imbere niko bambwiye ubu dore umuntu akoje n'indi mbese gata
ko ubundi nkuranga ntiyazanye umusazi hano. Mudugudu mwiza yafutse bukwe Ja. karame. Ubu nta biyobyabwenge nyuma. Nta biyobyabwenge nibonye ndi muzima. Wabara bimpaye se? Niyo ngo ndumwana wo mu rugo Jane. Amagara ngo Jane uri muzima. Ja, afite ikibazo pe. Kuko ibintu uri kwikora ntabwo ari bizima. Ahubwo yaba ari mbonye nkurango mbimubaza. Vuga ngo mba nari mbonye so. Yampaye. Yanoze n'agacupa n'ingwe. Ndajya kukazana ariko banzo ndebe nyine ku mabere. Ni nk'abantu bose ko bacanga nzamenya ubwiza ukuri n'utamwiza ukuri ari iki. Hanta. Mbese gute? Ahubwo bimeze bite ko mbona wigonze? Cyangwa uri gufata akayaga? Ntawamenya hari wasanga ari byo. Ariko Hanta. Harya ngo wibagiwe ibintu byose, ngo nta kintu wibuka. Ubu ku buryo ushaka kumbwira kwibagiwe n'izina Vumiriya, ukibagirwa izina Kelly. Ndawe kugese uri ko nibagiwe. Ubwo wenda basanga abantu. Ndibuka. Vumiriya ndamwibuka. Wanishimye. Bambwiye ko ari umurozi. Nari nabatumye ngo ndwara. Ubu ntarasobanukirwa neza niho bita Kelly. Kelly. Kelly nawe uramwibuka. Abo ni abarozi babiri bafatanisha. Yaba Vumiriya yaba na Kelly ni abarozi kuko Kelly ni ufatanya na Vumiriya ku rugo. Vumiriya niwe mukuru, oya Kelly harimo. Barasasi bangana. Kelly niwe mukuru niwe uzana uburozi none Vumiriya akajya aruka. Nako nyine uburozi babuvuye kuri Kelly. Nese urumva atari abarozi babiri. Ni ibintu byoroshye nawe wikwigora. Nese ubanzijije iki? Nese abagome bajya babura ikintu bahora umuntu. Nyine kuko ubona uri umusore mwiza w'igikara w'ibyanwa, asa uri mwiza. Basa nicyo baguhoye. Gusa nyine abantu ntago babura ikintu baguhora. Wize hanze, iwanyu muratunze, mufite imitungo, gusa urumva babura ikintu baguhora. Nako ngewe cyagiye mva hanze nkubona umunsi wa mbere. Urumva nyine sinzi ukuntu byari bimeze ariko hanze nize cyawe hanze wavuye ni shamenya nani ikintu wibuka. Gusa Imana ishimwe ubwo wibuka wabimbwiye. Wambwiye ko wibuka Vumiriya ukaba wibuka na Kelly. Ndabibuka. Sha. Muri isura ndayikura kashaka kuza ariko ikanga. Uyayihorere, uyikurura. Wikurura isura yavuga. Kandi umva rero bampemukira. Nyine baraguye mu cyari ko umwanzi ushatse ntiwamureka. Bose duhuriye ahantu none kongera kampemukira. Kandi utabibuka. Ngo wenda ntago mwana wawe. Nakagombye kumwibuka ngo kugira ngo atazankamukira n'ubutaha. Oya, Imana irinda abantu bayo. None se nibavuze ngo inzira z'Imana zirenga igihumbi. Niba barakuroza ukaburokoka. Ni ukuvuga ngo nta hantu muzongera guhurira. Usibye ko bavuga ngo akabi ntawe kajya nyine wenda Vumiriya we. Ariko rero Mana barozi nanjye ndabanga sha. Abantu mfite byinshi byo kubaza. Ntabyo. Byahise byarangiriye hariya nyine uranahire ku cyambere ngeze ku cya kabiri n'ubisho ko wibuka bihita birangira. Ubwo wibuka Vumiriya na Kelly yabihoreye. None se wongera umuryango ngano ute? Ko mbona mpamo hano nkabona bamwe barinjira abandi barasohoka. Umuryango ndi imfubyi nta muryango ngira. Mama yapfuye muri za 72, data apfa ntanamuzi we ngo yateye inda mama. Niba barahuriye he muri rigori cyangwa ahantu ari hose nta by'imiryango nzi. Ubwo niba ntazi uwanjye namenye iwawe. Wishe kure kunshaka. Kandi Jane yarambwiye kuri umunyamuryango wacu. Jane? Ubuze Jane uramwizera ubona ibintu avuga ari bizima. Kireka nzi. Jane ndamwizera kuko niwe ugerageza kumpa amakuru yose. Jane. Komba mbona se nako karapararanganye buri bintu kavuga kaba kabizi we. Ariko Jane mbona nisanzura hose. Nakagisanzura. Sije nkwisanzura zo gusiyo mpamvu mbanje nkaza nko kugusetsa no kukuganiriza. Ariko Jane ibintu akubwiye kireka wenda mbyumvishe nkamenya ibyo ari byo nkanariza. Ko wakoresha ubwenge buke nshobora guhita mvumbura mutuntu nkahita menye ni wowe nibyo by'umuryango wawe nkamenya buri kintu cyose. Hako kugeza ubu nanjye mba numva ntazi biri kuba. Ariko cyangwa mbona Jane ari ufite ubwenge ko niyo umuntu ugerageza kumpa inkuru nyinshi. None uri muramugira umuntu tuzuye. Kise ko bari ahansetsa nta kintu cy'ubwenge arambwira ubwo urumva nabwirwa n'iki agira ubwenge Jane. None se
ko yambwiye ko uri mushiki wanjye ari njyewe nawe mukuru ni ubwo ashatse kumbwira ngo nta washatse kumbeshya sinzi icyo ugamije ngo ababyeyi bawe. rero ibijyanye n'umuryango wacu nanjye ntabwo mbiziho byinshi gusa ndi bucura harira ababucura nibo bafite ubwenge buke nyine budakora neza ku buryo baba batibuka ibintu byinshi ariko nyine ese wowe ubundi ntiwashingira ku byo wibuka wabanje kumbwira ngo uribuka ubwo rero ibyo wibuka nibyo turi bugende dushingiraho dukurura ibindi. Ndibuka ariko ibyo nibuka birancanga nibyo bambwira abantu bikancanga bamwe ngo mvuye kwa muganga abandi ngo nari ndi muri ko abandi ngo Vumiriya yaranduse. Mana yanjye Vumiriya na Keriya mumbabarire rwose ibyo ndi gukora ndi kwirwanaho baramutse bafunze nkuranga uyu mwana ntwite yazabaho gute yazarerwa nande mumbabarire si uko mbanze ahubwo ndi kwirwanaho Mana ngusabye imbabazi umbabarire. Uretse kuvuze wavuye hanze uvuye hanze y'igipangu avuye hanze y'umujyi wacu ni mu ntara iyo hirya mu ntara zabugesera ese niba tuvukana urumva tutari bamwe nyine hari umuntu ukomanze kanze ndebe